twongeye turatomboye bana b'Imana kuba turi mu mubare wa Nyagasani ahamagaye ahangaha kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatatu w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 10 Mata 2024. Isomo rya Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza ku 26. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza byinshi muri rubanda. Nuko umuhereza bitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe bose, ari byo kuvuga bo mu gatsiko k'abasaduseyi, bashengurwa n'ishyari, bafatisha intumwa bazishyira mu buroko rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi z'uburoko, abakuramo, maze arababwira ati, nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo. Ngo bamare kubyumva, mu museso binjira mu ngoro, batangira kwigisha. Umuhereza bitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe baraza, bahamagaza inama nkuru igizwe n'abakuru bose b'Abayisiraheli. Niko gutuma ngo bajye gushaka intumwa mu buroko. Abagaragu baragenda, ngo bagere mu buroko ntibabasangamo. Nuko bagaruka bababwira bati, twasanze uburoko bufunze neza n'abarinzi bahagaze imbere y'imiryango, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo. Ngo babyumve, umutegeka w'ingoro n'abatware b'abahereza bitambo barashoberwa, bibaza uko byabagendekeye. Ariko haza umuntu arababwira ati, dore ba bantu mwari mwashyize mu buroko bahagaze mu ngoro kandi bariho barigisha rubanda. Nuko umutegeka w'ingoro ajyana abagaragu be kuzana intumwa, ariko batazakuye, kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo byo bizahora ubudahema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyeka niba byumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina ry'icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura amagorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Yesu akomeza abwira Nikodemo ati, koko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yageraga ngo akize isi. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera abaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza urwo ari rwo, nuko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Koko rero ukora ibibi wese yanga urumuri, kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Umuhanga niwe wavuze ati, kimwe mizakubwira ko ukunda umuntu, nuko uzagira n'icyo umuhereza. Kuko gukunda bingana gutanga, kandi gutanga bingana kubabarira. Aimer égale donner, et donner égale pardonner. Uyu mutwe wa 3 w'Ivanjili ya Yohani, umurongo wa 16, uwufate mu mutwe niba hari umuntu ukunda. Kado, ni Imana yaduhaye kado y'umwana wayo. Uwo mwana wayo rero niwe turi guhimbaza muri iki gihe cya Pasika. Yezu Kristo wapfuye ariko akazuka, nuko akaducanira itara, urumuri, kugira ngo tubone inzira igana ijuru. Amasomo y'iki cyacu duteguriye aratuganisha ku ijambo urumuri. Tujya kuzirikana ku byiza by'urumuri, kugendera mu rumuri. Nawe uze gusohoka ngaha uri gutanga urumuri, uri kubona, wamara kubona ukanaboneshereza abandi. Urumuri. Iyo bavuze umwijima, ntabwo ari gusa igihe cy'ijoro, ahubwo umwijima muri Bibiliya werekeza ku cyaha, ingeso mbi. Iyo ufite ingeso mbi ntabwo ushobora kubona. Iyo ufite icyaha ntabwo ushobora kubona Imana.
birangira umutima wawe uhindanye. Rero uyu mwanya Yezu Kristo agiye kuzanira urumuri kugira ngo uhinduke, wowe kongera gukomeza uhindana. Urumuri rero twatwumvise mu isomo rya mbere, nubwo abakuru b'umuryango bari bakinze uburoko kubera ibitangaza intumwa zakomezaga gukora kugira ngo babarwanye, babuze kongera kwamamaza ijambo ry'Imana, turabona babafunze. Nyuma y'uko bamaze kubafunga, biraza kurangira umumarayika wa Nyagasani aje kubabohora. Ngibyo ibitangaza by'Imana, ni ukuva mu buroko ukagera mu ngoro ngo twabizirikanye, ni ukuva mu bucakara ukagera mu bwigenge, ubutungane. Kuko ntawe ufunga ijambo ry'Imana, ntawe ushobora gufungira Imana. Twebwe abantu hari igihe tubona ibikorwa byiza by'ijambo ry'Imana, tugatajya tugashaka uburyo twabigendaho, twabyirukana muri twe, tukaza kwibagirwa ko nta muntu ushobora gufunga Imana, nta muntu ushobora gufungira n'Imana, kuko Imana ikora ibigaragara n'ibitagaragara. Twebwe abantu dukunze kwibanda ku biri kugaragara, tukaza kwibagirwa ko hari udusumbye tutari kubona, uri kudukontorora, uri gutugenga. Nibwo bizarangira bamwe barafunzwe, ariko kubera ko bari batumwe n'Imana, n'ubundi Imana ntiyiburira, izakomeza igenda ibagenga, ibayobore. Twumvise uyu munsi uburyo intumwa Imana yohereje umumarayika wayo kugira ngo azikure mu buroko, aziganishe mu ngoro, zikomeze kuvugira Imana, kubera ko udashobora gufunga ijambo ry'Imana. Icyo wafunga nk'umunwa wanjye ngewe, ariko Imana ntushobora kuyizitira. Ngo nuko umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi z'uburoko, abwira intumwa ati, nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda amagambo yose azabahesha ubugingo. Amen. Nguko uko Nyagasani agutuma kugira ngo utangaze inkuru nziza y'umukiro. Rero nubwo wagera kahe kajana, ibyo wakora byose ujye uzirikana ngo Imana ntushobora kuyirusha amaboko. Nyagasani afite ububasha bukurenze. Waba umutegetsi ufite imbunda, waba umutegetsi ufite intwaro za kirimbuzi, ujye uzirikana ngo Imana iganje mu ngoro yayo. Imana ntabwo ushobora kuyifunga, ntabwo ushobora kuyizitira. Zaburi y'uyu munsi iraturarikira gushimira Imana idukura ahakomeye. Igihe turi mu kaga, igihe turi mu byago, igihe turi mu buroko, Nyagasani agatwoherereza umumarayika kugira ngo atubohore. Zaburi yo gushimira Imana ibyiza Imana idahwema kudukorera. Umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva. Amen. Ngurwo urumuri Nyagasani atuzanira igihe twari tuboshywe, igihe twari turi mu byago, mu kaga, nuko Nyagasani akatuganisha ku byishimo, ibyishimo bye, ibyishimo bidashira. Ivanjiri y'uyu munsi iratwereka ikiganiro cya Yezu na Nikodemu, nk'uko twabihereyeho, kado nziza Imana yahaye abantu. Nikodemu Yezu yakomeje kugenda amusobanurira. Ikiganiro baganiraga ku byerekeye batisimu. Twongeye twibutse uburyo Nikodemu yaje asanga Yezu ngo hari nijoro. Twibuke ko yari umwigisha amategeko, yari umufarizayi, yari umwe mu bakuru notable. Batubwira nyine uburyo yaje nijoro, bishoboke ko yatinyaga bene wabo, agashaka gusanga Yezu nijoro kugira ngo aganire na Yezu, azirikana ko ari nijoro nawe ari mu mwijima. Yezu rero bikazagera igihe amuhereza urumuri, amukure mu mwijima amuganishe ku rumuri, kumuvana ku cyaha akamuganisha ku butungane, kumuvana mu mwijima akamuganisha ku rumuri. Twongere twibutse muri batisimu, iyo tumaze kubatizwa ducanirwa itara kugira ngo tugendere mu rumuri, urumuri rwa Kristo, urumuri rw'amahanga. Rero iyo maze gucanirwa nta kindi gisigara usibye gukora iby'ukuri. Kanongere niyibutse se njya nsigarana na Yezu, njya kureba Yezu, nkongera nkibutsa ko ndi umunyabyaha, umunyantege nke, nk'uko Nikodemu nawe yashoboye kumenya ubuto bwe, akemera ibyaha bye, akemera umwijima afite, akajya gusanga Yezu kugira ngo Yezu amukuri. Umuhanga niwe wavuze ati, ugendera mu rumuri arunguka, naho ugendera mu mwijima arahomba. Mwongere murebe buri wese ibyo atunze. Niba hari bimwe wabonye binyuze mu mwijima, binyuze mu kuboko kw'ibumoso, ari ibyibano, ibyo byose nabyo bizagenda uko byaje. Ibintu byose ufite, ibyo wagiye ukora mu mwijima, n'ubundi bizarangira n'ubundi ari umwijima. Uzarangiza uri guhomba. Nirinze kuvuga ko no guhomboka byabaho, guhombana. Impamvu imwe itera ubukene, twibuke nuko akenshi dukora ibintu mu icuraburindi, mu mwijima, bikaza kurangira biri gushya. Bimwe biri guhira hirya, ibindi biri guhira hino, kuko hari ibyo ukorera mu mwijima. Hari ahatari urumuri, hari aho Yezu Kristo atari gushyika, hari ibyumba byawe mwohejemo Yezu, none urumuri rwabuzemo, biri hafi nyine gushya.
ikintu cyose wahejemo Yezu amaherezo nyine kizashya, kirahomba. Ntabwo ushobora kunguka na rimwe niba hari ahantu waheje Yezu. Nikodemu nawe wagufashe kuzana Yezu mu buzima bwawe, gusanga Yezu kugira ngo Yezu Kristo aguhe urumuri. Ari imishinga yacu, ari imirimo yacu, ari ibyumba byacu, twongere turebe niba nta hantu namwe tujya duheza Yezu. Gahunda zawe nta namwe ujya uheza Yezu. Bizarangira uhombye niba hari ahantu uri guheza Yezu, kuko kwa ngaho hari icuraburindi, hari umwijima. Ariko niba ibyumba byawe byose ubyereka Yezu, umutima wawe ukareka Yezu, inzu yawe ukareka Yezu, ukuri kose ukakwereka Yezu, bizarangira ukize, umerewe neza, ubonye urumuri, umukiro. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo bari babanye neza, bakize ibi byo gukira koko by'agatangaza. Ngo bari bafite abana 4, ari abantu basenga ndetse bagare abandi muri paruwasi, babana neza, ari intangarugero, babandi koko bafatiraho urugero abandi bakristo ku buryo bazaga kubigiraho nk'abakristo b'intangarugero, babanye neza. Ubwo bari banakize bikomeye cyane. Nuko igihe kimwe kiza korajyanye n'ibyuko nyine amutindi yanditse ngo ntiriva, rwa rugo rutangira gukena, inzara ikubita muri rwa rugo, ibintu bari bafite, amakonti bari bafite bakajya babona nta kikiriho, batangiye kwitana ba mwana, bibaza ukura amafaranga kuri konti yabo naho bayashyira. Nuko bakomeza bibaza umuntu waba arabibye imibare y'ibanga akaba ari ujye ubasahura. Icyo kibazo bakibamwe igihe kirekire mu bukene, mu nzara, kandi mbere bari bakize. Nuko igihe kiza kugera umugabo nka responsable w'urugo, kuko yarahazi ahantu ikibazo giherereye, afata igihe kirekire ari kubitekerezaho, aza guhamagara umugore kugira ngo babiganireho. Maze aramubwira ati, madame rero yicara hanga nkubwire, ngiye kubwira ikintu ndabizi kirakubabaza, kandi mbere na mbere maje gupfukama nsaba imbabazi. Ndabizi hari igihe cyaza kugutungura, n'igihano cyose waza kumpandaza gukemera, ariko mbabarire ngiye gukubwira ibanga nanaraguhishe imyaka myinshi cyane, imyaka irenga 10 nanaraguhishe. Iri banga ngiye kuri kubwira. Nuko wa mugore ntiyikanze. Umugabo ati, impamvu buri atikanze birashoboka ataza kumbabarira. Nawe uraza gukurikira uze kumenya impamvu umugore atigeze yikanga iryo banga umugabo yamuhishe mu myaka 10 ryose ryabamazeho umutungo. Nuko umugabo agiye gutarara aramubwira ati, mva rero madame nkunda, naguciye inyuma, mfite abana 2 ku ruhande mu gasozi mu gihuru. None rero najya nkura amafaranga kuri konti yacu nkabatunga rwihishwa, bakabiyongiyo. None ba nyina babareraga bari kwivumbura. Uko bivumbuye noneho nabuze icyo mbahereza, kuko ndabona konti zacu zambaye ubusa n'ubundi ziri gutambuka bitagangurirwa. None rero ngiye kugusaba ikintu gikomeye cyane, umbabarire bano bana ko ari 2 mbazane hano muri urugo, bajye mu bandi barererwa hamwe n'aba bandi bacu ko ari 4. Ubundi aba bana no kujya mbitaho ku ruhande, ahubwo baguze hano mu rugo. Muvyeyi, naho ukurikije iki cyifuzo niba uri umuvyeyi, uruva ko iki cyifuzo ari cyiza, kuba yemeye byibuze kongera gutarura bari abana bakaza mu rugo nk'abandi. Ngano atekereza uburyo umugore agiye kubyakira. Uri uyu mugore washaka kubyakira. Nuko wa mugore aramureba, maze aramubwira ati, mugabo mwiza, ndagukunda nanjye, kandi gushima ubutwari ugize bwo kuba umbwije ukuri kwawe kose. Nanjye rero ngiye gukubwira ukuri kose mfite nyuma y'imyaka tumaranye, hari icyo narakubwiye nanjye ngiye gukubwira. Ndabizi ubwo maze gukubabarira nawe uze kumbabarira. Rero kugira ngo abo bana 2 ubazane, ndaguhereza kondisiyo imwe gusa, ngiye kubwira icyo ugomba kuzuza. Nanjye uraza kunyemerera mpamagare se wa buri mwana uko ari 4 base nyine baze babatware. Dore ko ubusanzwe muri imyaka yose tumaze, buri mwana se yamushyiraga amafaranga kuri iriya konte iriya wagiye ubikuzaho, amafaranga agomba kumutunga. Amafaranga rero wagiye ujyana na y'abo bagabo bagiye bashyirira kuri konte abana babo uko ari 4. Wa mugabo neza arajugumirwa, yibaza ukuntu agiye kubigenza. Nawe uratekereza icyo aratekereje, yibaza ati, koko iyi myaka yose tumaranye n'uyu mugore, burya nta mwana wanjye urimo n'umwe. Nawe wabyibaza. Nuko aho bari bombi bicaye neza babura aho barigitira, ikibazo kiba kibayihurizo. Wa mugabo akomeza kwibaza, abana 2 koko nimbazana muri urugo ndaza kubatungisha iki? Ko buri mwana muri bari abanajye gusubira kwa se, kandi ari base koko bari badutunze, biragenda bite? Batangira kwitana ba mwana. Wa mugabo ati, burya nibi wankoze n'iminsi yose tumaranye. Wa mugore nawe ati, ngiye se wankoze ibiki wowe se wandushije iki? Rubura gica icyari imbabazi gihinduka urukiko.
ikibazo kikagera kiti muri uru rugo uyu mugabo n'umugore uhemukiye undi kurenza undi ni uwuhe? Bamwe bati ni uyu mugore kuko nyine afite we abana 4. Abandi bati reka da, none se ko wumva ari wowe utunze urugo ahubwo akaba natunze na bari abandi 2 bari mu gihuru? Aha, arabatunze ariko bose abatungiye hehe? Mu mwijima ahatabona. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe, ngo kuko ibibazo bituzaho kubera ko twabuze urumuri. Mushaka kubana n'umuntu umwaka 1, 2 cyangwa 3, 5 ye kweza no kuri 12, ndawe uzibanga ry'undi kandi byaba mukavuga ibyamva he nanjye he by'imiyaga iby'imvura, ariko mutarijya mwicara ngo muganire kwibanga nk'abahuje ibanga nyine abasangiye ibanga. Nawe urabwira umwe ibanga rye kubera iki? Mukorera mu mwijima, muhingira ku rwiri, muryama mu rwiri, buri wese aricunga akimenya. Ibyo byose mwise amabanga, umunsi umwe bizahinduka amabati, kandi niba amabati bizatangira kubomborana. Ubundi umwe ashakisha yari igitira habure, umwe ashakisha uburyo ahunga undi abibure, kubera ko nyine bitara bigishobotse. Mubyeyi aka kantu gaca karongo, ukuri amaherezo kuzatsinda, kandi ukuri guca mu ziko ntigushye. Ariko nanone n'umwijima, iyo ugendera mu mwijima birangira n'ubundi ibintu bya byose bibaye umwijima, bibaye ihurizo, bibaye ikibazo. Cya kibazo udashobora noneho kongera gukemura. Ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubukene kikazazana ibindi byinshi cyane, kuko ntabwo nyine watanze umurongo mwiza wo gukemura ikibazo. Hari ibyo wahishe, hari ibyabereye mu mwijima. Yesu arifuza kugukura mu mwijima uyu munsi nawe, maze aguha urumuri. Imana igukure mu buroko ujye mu ngoro nk'uko yabigenjeje intumwa. Uburoko ni uburoko bw'icyaha, ubucakara, ingeso mbi. Iyo zivuyemo ugera mu ngoro y'Imana nyine. Iyo zivuyemo ugumana na Yesu nka Nikodemo. Iyo zivuyemo usangira na Yesu ugakira ukagira ubugingo. Iyo wumvise inyigisho za Yesu nka Nikodemo, za nyigisho zikuzanamo ukwemera. Wamara kugira ukwemera ukabatizwa ugakira ukarokoka ubugingo bw'iteka. Turacyakomeza kwibaza kuri uyu mugabo n'uyu mugore mu rugo rwabo. Umugabo nazana abana 2, umugore nawe akajyana 4 kwa se. Ikibazo kizaba gikemutse gute muri uru rugo? Komva bari abakristo bayoboke b'Imana, akenshi dushaka kurwana n'ingaruka z'icyaha, nanjye kuvuga bitagishoboka. Tukarwana n'ingaruka z'icyaha aho kugira ngo dukumire icyaha kitaraba. Ni rya tegeko rya muganga ngiye gusorezaho rigera riti kwirinda biruta kwivuza. Bana b'Imana, Kristo urumuri rw'amahanga tumurikire. Ibyo twakoraga mu mwijima, ingeso mbi zicura burindi, ibikorwa byose by'ubugome, ububisha, ibyo byose byatumaga tugenda rwihishwa tubebera. Yesu Kristo abidutsindire, maze natwe tumurangamire, tugendere mu nzira ze nziza, tugendere mu rumuri rwa Kristo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ni wowe mukiro wanjye.